none tariki ya 4 Mata umwaka w'ibihumbi 2025, nongeye kugusuhuza kandi nguhaye ikaze mwene data nawe mushiki wanjye, tugiye kubana muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu ry'uyu munsi turarisanga mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo waho wa 3, ahanditse amagambo akurikira: hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Reka dusenge Imana. Data wera, umubyeyi wacu dukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ritwereke uko dukwiye kugenda, nyamara benshi ntitugenda nk'uko rivuga. Usanga ibyo tuvuga n'ibyo dukora binyuranye, kandi ntabwo dushaka kuguma gutyo. Turashaka ko dukuza ukatugeza ku gihagararo gishyitse gikwiriye ushaka ko tugeraho. Turagusabye ngo uturinde gukomeza kurininira, uturinde gukomeza gutukisha izina ryawe hirya no hino, ahubwo uduhe guhinduka tumaramaje, kugira ngo ijambo ryawe twe kuryumva, twe kurireba ngo tumere nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo akiyibagirwa, ahubwo uduhe kuryumvira kugira ngo duhabwe umugisha mu byo dukora. Bana bawe bari hirya no hino ubahe kugira ngo basobanukirwe kandi bakunde ijambo ryawe, ubahe amagara mazima, abarwayi ubafashe, abafite inzara n'ibindi bibazo ubahumurize, kuko ari utanga ihumure nyakuri, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Iki cyumweru twari turimo turiga icyigisho cyiza cyane cyavugaga ngo amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Ni icyigisho gikubiye mu byigisho tuziga muri iki gihembwe cyose, bivuga ngo ibigereranyo, imvugoshusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Twabonye icyigisho cya mbere cyavugaga ngo ubisoma abyitondere. Cyari icyigisho cyiza cyatwibutsaga ko umwigishwa wa Bibiliya akwiye kwiga, akwiye gusobanukirwa, ariko ko adakwiriye gufata mu buryo bw'amajyejuru ibyo yasomye, ko ahubwo akwiye gucukumbura. Ariko kandi tubona ko utayobowe na mwuka w'Imana nta kintu byaba bimaze. Twongera gusoma kandi cyangwa kwiga icyigisho cyo kuwa 2 cyavuga ngo Imana ishaka ko tuyisobanukirwa. Abenshi bajya bafata Imana nk'aho idashaka ko tuyimenya, ko nk'aho ifite ibyidukinga, ndetse n'umushukanyi ruharwa Satani ajya muri Edeni yabwiye ababyeyi bacu ba mbere ko hari iby'Imana yifuzaga kubakinga kandi ko byari byiza. Nyamara icyo twabonye muri iyi ngingo ni uko ibintu Imana ishaka ko tuyimenyaho byose bidufitiye akamaro. Ikindi cyigisho twize kuwa 3 cyaravuga ngo Daniyeli bumba igitabo, aho Imana yatanze ubuhanuzi iri guteganyiriza abana bayo, iri kuzigamira abana bayo bizabaho mu gihe cy'imperuka, kandi byagombaga gusobanukirwa n'abantu bo muri icyo gihe. Imana ishimwe ko icyo gihe igihe cyageraga abana b'Imana bagisobanukiwe. Imana ikoresheje igitabo cy'Ibyahishuwe kikaza cyuzuza icya Daniyeli, maze Ibyahishuwe bigasobanuka n'igitabo cya Daniyeli kigasobanuka. Uwa 4 twabonye kwiga ijambo, twabonye imbaraga z'ijambo ry'Imana, aho mu Baheburayo igice cyaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo no mu Baheburayo igice cya 4, aho tubona ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 3 atubwira ko ibyanditswe byera ari byo byonyine bifite imbaraga yo kwigisha umuntu, bifite imbaraga yo kumwemeza ibyaha bye, bifite imbaraga yo kumutunganya, bifite imbaraga yo kumutoza gukiranuka intambwe ku ntambwe, ko yiga ijambo ari gutozwa kugeza ubwo ngo umuntu w'Imana aba ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Wa 5 twize ingingo yavuga ngo uburyo bw'imvugoshusho cyangwa uburyo busanzwe. Twabonye ko muri Bibiliya harimo ibika bitandukanye, aho iyo uri kwiga Bibiliya ukwiye kubanza gutekereza, ese ibi turi kwiga byaba ari imvugoshusho cyangwa byaba icyo bivuga mu by'ukuri ari ikintu gisanzwe. Iyo wiga Bibiliya, iyo urebye ubusobanuro,
iyo urebye icyari kigenderewe ubasha gusobanukirwa nta gushidikanya niba ari imvugo shusho cyangwa niba ari ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Baratubwiye ngo igice cyitwa Umugorozi w'Umunyamerika cyo mu Ntambara Ikomeye tugisome. Ni igitabo Intambara Ikomeye, paji ya 230 kugera kuri 248, cyanditswe na Ellen G. White. Ababwirizabutumwa ndetse na rubanda bavugaga ko ubuhanuzi bwa Danieli n'ibyahishuwe ari ubwiru budashobora kumvikana, ariko Kristo yerekeje abigishwa be ku magambo umuhanuzi Danieli yavuze yerekeye ibizaba mu gihe cyabo, maze aravuga ati usoma ibi abyumve neza. Matayo igice cya 24 umurongo wa 15. Ndetse imvugo shusho yemeza ko ibyahishuwe ari ubwiru butabasha kumvikana, ihabanye n'izina ry'icyo gitabo ubwacyo, kuko ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ufatiye ku buhamya bwatanzwe na Mwuka muhishuzi w'Imana, ni mu buhe buryo abantu bahangara kwigisha ko ibyahishuwe ari ubwiru budashobora gusobanukira ubwenge bw'umuntu? Ni ubwiru ariko bwahishuwe, ni igitabo kibumbuwe. Kwiga ibyahishuwe biyobora ubwenge bw'abantu ku buhanuzi bwa Danieli, kandi ibyo bitabo byombi bitanga amabwiriza y'ingirakamaro Imana yahaye abantu yerekeye ibizaba ku iherezo ry'amateka y'isi. Yohana yeretswe ishusho y'ibintu bifite akamaro kimbitse kandi gatangaje mu by'itorero rinyuramo. Yabonye umwanya itorero rizaba ririmo, ingorane, intambara ndetse no gucungurwa guheruka k'ubwoko bw'Imana. Avuga ubutumwa buheruka bugomba kweza cyangwa kweza umusaruro w'isi ukagera ku rugero rw'amahundo meza ahunikwa mu bigega byo mu ijuru, cyangwa ukagera mu rukungu rugomba gutwikwa rugashiraho burundu. Yohana yahishuriwe ingingo zifite agaciro kagutse cyane, by'umwihariko izerekeye itorero ryo mu gihe giheruka, kugira ngo ababasha kuva mu buyobe bakemera ukuri bashobore kumenyeshwa iby'ingorane n'intambara biri imbere yabo. Nta muntu ukwiriye kuba mu mwijima ntamenye iby'igihe n'ibigiye kuba ku isi. Amagambo yanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye kuri paji ya 248. Inshuti muvandimwe, Imana ishimwe ko yaduhaye ubuhanuzi bw'ibyahishuwe bugatangwa ari ubwiru, ariko ari ubwiru bwahishuwe. Kandi Imana yatanze ubwo buhanuzi ikabuhishurira Yesu akabuha abamarayika, marayika akabuhishurira Yohana, kugira ngo ubwoko bw'Imana bumenye ibigiye kubaho, dore yuko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kiri bugufi. Inshuti muvandimwe, twabanye muri ibi byigisho by'iki cyumweru, ndagusabira kugira ngo wongere ufate igihe cyawe cyo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya, wongere ufate igihe cyawe cyo gusenga, wongere ufate igihe cyawe cyo kwitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu kiri bugufi. Imana itubabarire igihe twatakaje tutiga, tutumva neza ukuri kwayo. Imana kandi idushoboze guhindura icyerekezo tukagendera mu miterere mishya. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Wari kumwe na mwene so Urwibutso Samuel. Ugire amahoro y'Imana.